Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde Rwanda hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko ari iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsina ikintu busabwa nuko nakugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba iyi video ujya aho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose kizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe aho hasi kugira ngo nijya mbishyiraho ujye ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0788351626. Tubwira akari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha tukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tuza tukakwigisha mudasobwa. Iyo nimero ushaka kuyikoresha ukeneye ko tuza tukaguhugura turi kumwe, wenda wariyigishije tukaza tukagura umunsi umwe cyangwa 2 mbere y'uko ujya mu kizame kugira ngo nugerwaho uzakorere mwita utsinda. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu, ndizera ko mwamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutaye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho. Ese uru ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo waduhaye ibisubizo 4 ukajya urahitamo kimwe cy'ukuri. Ngo uburemere ntarengwa bwemewe bwa tone 3. Mbega ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Se ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano habona isoki kuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ikintu cyose kiri mu kirango bari kuvuga ko bari kukibuza. Iyo harimo imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Iyo harimo nk'umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru. Iyo harimo wenda nk'ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki. Iyo harimo nka velomoteri ntihanyurwa na velomoteri. None hano harimo imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, none duhisemo bivuga ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa kuko icyapa kirabuza. Ni ingenzi ko wasubira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye. Uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora ku byapa ukunda kwibaza, haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Hehe biba bibujijwe guhagarara akanya gato na kanini? Ngo ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Imihanda y'icyerekezo kimwe ni ya mihanda iyo imodoka yamaze kwinjiramo ntabwo iba yemerewe gukata ngo isubire inyuma. Ukomeza imbere mpaka
uvuye mw'uwo muhanda, niyo mpamvu bawita ngo ni umuhanda w'icyerekezo kimwe. Mbega ngo mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Mbega ngo ku mihanda ibisikanirwamo, iyo ubwo ari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bisikana bufite metero 12. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, niba ari bwo bwa mbere dukusanya ikizamini bashizwa ngo ubwo A ikaba ari igisozi cy'ukuri, B ikaba ari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. N'igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ikinyabiziga cyawe kiba kibujijwe guhagarara akanya gato ndetse n'umwanya munini. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 26. Tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziriseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini munsi y'isoro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ashobora gusimburwa n'aya matara. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Angwa amatara magufi, mbega amatara ndangaburumbarare, se amatara yo guhagarara umwanya munini. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Ni ingenzi ko wajya uhita ukibonera ku gihe ukanda subscribe hasi, ntabwo bigoye. Ndakeka ko amaze gutema igisozi cy'ukuri. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni C, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Ese waramutamo C? Ese waramutse kwandika ku papuro? Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni nuwuhe? A ngo kilometero 50, B ngo kilometero 40, C ngo kilometero 30. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha abari hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu isaha. Ese uramusamo A, kilometero 50 mu isaha. Ese waramutse kwandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ubonye ibintu by'imivuduko, ibintu by'uburemere, ibintu by'intera biri kukugora, ndi kubateguraho amasomo. Ukanda subscribe kugira ngo nindishyiraho uzahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese ni mpande eshatu? Ese ni uruziga? Ese ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aravuga abana, mbega ngo inzira y'abanyamaguru itegure guhagarara. Aho ni kuri B. C ikaba ngo iki? C ngo ikibuga cy'imikino cy'abana. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ikibuga cy'imyidagaduro. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, abana. Kino cyapa iyo ukibonye kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira uba ugiye kugera ku gice cyo ku muhanda urimo, gikunda kwambukirwamo n'abana ku buryo budasanzwe. Niyo mpamvu usubiza ngo abana. Kikaba kiburira. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Usubira kuri YouTube channel yanyu rero urebe iriya video nagukorera, amara kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Murabizi kiriya video ukuntu ikoze, ni icyapa, ubusobanuro bw'icyo cyapa ndetse n'ibibazo babazaho mu kizame. Bino bibazo byose birimo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira.
uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uri kugenda mu muhanda, hari ikintu ukora kigahita kibangamira abandi bari gukoresha umuhanda, nibihe rero bibujijwe? Ngo kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, mbega ngo kugacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe na B gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wowe igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Ugabanyije umuvuduko ku buryo budasanzwe bihita biteza icyo bita ngo ni ambutiyaje. Wakakira feri bidatewe no kwirinda ibyago, bikaba byatuma umuntu uguturutse inyuma, undi muyobozi w'ikinyabiziga uguturutse inyuma aza agahita akugonga, kubera ko ukaciye feri bidatewe no kwirinda ibyago, nta kintu kigaragara uri gufatira feri. Ashobora kuza rero we atiteguye ko ahita ukacira feri, agahita asa nk'uza akugonga. Rero niyo mpamvu biba bibujijwe. Ndakeka ko waramutse se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi, kibaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, rumoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kiyikura ritagaragara, iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira. No ngo ni ikinyabiziga kiri gukurura romoroki, ariko iyo romoroki iri gukururwa iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Mugenda mubibona nko kwa biriya bimodoka bitwara inzoga biba bifite za romoroki, kiriya kiromoroki kiri gukururwa kikaba kiri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Ese iyo romoroki igaragazwa gute? Ngo itara ryera riri kuri romoroki inyuma, mbega ngo itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, se ngo itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa se risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Ndakeka ko rero waramutse D, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Utari wayihisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kino kibazo neza neza barongera bakakibaza, ariko bagafata izi nyuguti A, B, C bakabishyira ku nyuguti imwe, ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, bakabiha wenda nka A. B bagashyiraho ibintu bahimbye, C bagashyiraho ibintu bahimbye, no kuri D uzahita uhitamo iyo A izaba iri kuvuga ngo ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Niba kiguha babigabanyijemo ibisubizo bine gutya, uzahitemo D ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyera bidasanzwe, hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Hashobora gukoreshwa ubuhe buryo? Ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundu, mbega ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu cyangwa se inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Utari wahisemo rero B, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Iyo wavuze inziga, mbese uhita usobanukirwa icyo ari cyo. Iyo wavuze inziga ni ukuvuga ngo imipine y'icyo kinyabiziga cyawe izashyirwaho iminyururu. Inziga, imipine. Ndakeka ko nasamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero
25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Bushobora kuva kuri metero 2 na santimetero 75 bukagera ku bipimo bikurikira. Kubera ibipimo ari ngo metero 4, B ikavuga ngo metero 3 na santimetero 50, C ngo metero 3 mu gihe kuri D kugira ngo nta kiso kikuri kirimo. Ese biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera ku bihe bipimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Isoki kuri nta kindi ni C. Bishobora kuva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera kuri metero 3. Turamaze gutamo rero C, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya Jimmy kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, kuyi ntabwo ari impande 3, ntabwo ari impande nyishura n'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ngo aho guhagararwamo n'amagare imbere. Bega ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. Se ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Kino cyapa gisobanukira mu byapa byo ku mihanda. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ico cyukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugitamo, ndiza guso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Kikaba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ikintu kiri mu kirango baba bari kugitegeka. Iyo harimo umunyamaguru ni inzira y'abanyamaguru itegetswe. Hano harimo ibinyamitende n'abanyamaguru, niyo mpamvu duhitamo sivuga ngo ni inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kikaba gitegeka, bino byapa bitegeka ni nabyo bakunda gukoresha bari kutwereka ibyerekezo bitegetswe nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari indi mirimo ikorwa mu muhanda. Bakunda kwibaza ngo bakoresha ibyapa bifite amabara asate, uzavuge ko ari ubururu n'umweru, ko bakoresha ibitegeka. Ndakeka ko wasamo se, ndizera ko waramuswe yandika gapapuro. Utari wahisemo, neza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga cyangwa se cyerekana ahantu hari igaraje. Ese kirangwa n'amabara asate? Iyi video y'ibyapa nyongera namaze kuyakorera kuri YouTube channel yanyu. Usaba kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ese biriya byapa nyongera birangwa no kuba bifite amabara asate? Ngo ubururu, umweru, umutuku. Bega ngo umweru, umukara, ubururu. Se umutuku, umweru, umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta isoki kuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, umweru, umukara n'ubururu. Biriya byapa nyongera bifite amabara 3 ariyo umweru, ubuso bw'umweru, umukara, ibirango by'umukara, ubururu biba bifite umuzenguruko w'ubururu. Biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Baratubwiye amabara bigize rero, urumva ko ari umweru, umukara n'ubururu. Utari wabona iyo video so kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo nugera kwa bino bibazo bimeze gutya byere kujya bikugora. Bibusa ko code ziri koneka waba urose mu gihugu, fata telefone yawe twandikiye ngo duhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe ko na code mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga tugira amasaha ubona aboneka ku munsi yageze turaboneka twakwigisha. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, dukoresha uburyo bwitwa Google Meeting. Nkuharinga ukayikandaho nkaguha uburenganzira bwo kureba ikintu yashyize muri mudasobwa yanjye aho waba urose mu gihugu, n'ubundi tuba dusa nkaho twicaranye. Rero ni mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tuze
tubigishe, mugende mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekeranye cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere nawe inyuma ni itara ry'umutuku, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Zishobora kugaragazwa ku buhe buryo? Araba ngo itara rimwe cyangwa menshi yera, mbega ngo amatara menshi y'umuhondo, se ngo amatara menshi asa n'icunga rihishije. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri bamaze kugitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro bitagishoboka ko neza muri metero 200 bitewe n'uko ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari nk'umucucu mwinshi. Ese bagaragazwa ku buhe buryo? Igisubizo cy'ukuri hano nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ni itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa amatara menshi asa n'icunga rihishije. Utari wahisemo rero D, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara nishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Ubwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ntiwatwara ikinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa udafite uruhushya rwihariye. Ese urwo ruhushya rwihariye rutangwa nande? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aho polisi y'igihugu, mbega minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, se minisitiri w'ingabo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba ubifite mu nshingano, niwe uba wemerewe gutanga urwo ruhushya rwakwemera gutwara ikinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa se icyo bita ngo antibare. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa nanone gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ubwo nacyo kiraburira. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Araba ngo imbere hari umuyobozi w'amatungo, mbega ngo imbere hari inzira ya gare ya moshi, se ngo ahegeye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gare moshi hatabambiye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo inkomane ibambiye. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri bamaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni C. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gare moshi hatabambiye. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gare ya moshi ariko hatabambiye. Turabahisemo rero se, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ni ingenzi ko wasubira ku YouTube channel yanyu ukareba iyo video y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo kirekire ku byapa cyakugora, kuko ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo ibinyabiziga berekenyije mu butumwa nishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. N'ibinyabiziga bigiye mu butumwa bikaba byatonda uburebure burenga metero 500 bigabanywamo amatsinda. Iryo tsinda rigomba kuba ritarengeje metero 50 z'uburebure, n'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma ukaba utarengeje metero 50. Ariko ngo ibyo ntibikurikizwa byo kugabanyamo amatsinda ibinyabiziga ku binyabiziga bikurikira. Ibihe? Aho ibinyabiziga bya polisi birekeranyije, mbega ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije n'ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza.
ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro byo ntibijya bigabanywamo amatsinda, nubwo byaba bitonze umurongo urenga metero 500, byo ntibijya bigabanywamo amatsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo icyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ese iki cyapa kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Ngo ikoni iburyo, B ngo akazamuka gashinze cyane, C ngo akamanuka gashobora gutera ibyago. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C byose ni ukuri. B akazamuka gashinze cyane na C akamanuka gashobora gutera ibyago bikaba ari ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Icyo cy'ukuri nta kindi ni A, ikoni iburyo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Bari kukubwira ko ikoni rya mbere urageraho riraba riri mu ruhande rw'iburyo, kubera ko kino byapa bibereyeho kuburira umugenzi ko hari icyago hakiri kare. Bakavuga ko hari ikoni iburyo, ikoni rya mbere urageraho riraba riri iburyo kugira ngo umenye ingamba urafata byo kwirinda ibyago. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugenderwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Ese iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugenderwamo mu byerekezo byombi, uba ubujijwe iki wowe utwaye ikinyabiziga? Aho kugenda mu gisate cy'iburyo, mbega ngo kunyuranaho. Se kugenda mu gisate cy'ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni C, kugenda mu gisate cy'ibumoso. Ubujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso. Kurabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rwahe rw'iburyo. Ukinjira mu muhanda uhita utangira gukoresha uruhande rw'iburyo. Rero uba ubujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso. Rero ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kugaragazwa cyangwa kurangwa n'iki? Ngo imbere ni itara ryera, ngo imbere ni itara ry'umuntu cyangwa risa n'icunga rihishije. Se ngo inyuma ni itara rimwe ritukura. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Icyo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ese waramaze guhitamo D? Ese uramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga nishobora kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga, igice kirenga ku mipine nishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ngo iby'inyuma metero 3 n'ibice 40, B ngo iby'imbere metero 2 n'ibice 50. Se aho A na B n'ibisubizo by'ukuri. Iby'inyuma akaba ari metero 3 na santimetero 40, mu gihe iby'imbere ari metero 2 na santimetero 50. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Kuvuga ngo metero 3 n'ibice 40 no kuvuga ngo metero 3 na santimetero 40, ibyo ni kimwe. Kuvuga ngo metero 2 n'ibice 50 no kuvuga ngo metero 2 na santimetero 50, ibyo nabyo byose aba ari kimwe. Ikindi mugomba kumenya, zero iri inyuma y'akadomo nta kintu ibivuze. Iyo nta wundi mubare ukurikiraho. Kuvuga ngo 3 n'ibice 40 no ngo 3 n'ibice 4, ibyo byose aba ari kimwe. Hano ndakeka ko wamaze gutameza cy'ukuri. Ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ukuvuga ngo iby'inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50, iby'imbere ikaba metero 2 na santimetero 70 cyangwa se metero 2 n'ibice 70. Ubwo niba ramuka kigoye mu kizamu urakora mu kanya bashyizemo kimwe mu ibyo mvuze, uhita uhitamo icyo ngicyo. Aho ngo iby'inyuma metero 3 na santimetero 50, bakavuga ngo imbere metero 2 na santimetero 70 cyangwa se metero 2 n'ibice 70, uhita uhitamo ibyo ngibyo niba ibyo biraba ari ibisubizo by'ukuri. Hano rero ntabyo bashyizemo. Hano kuri A bavuze ngo iby'inyuma ni metero 3 n'ibice 40 kandi byakagombye kuba metero 3 na santimetero 50. Kuri B baravuga ngo iby'imbere
buri metero 2.50 kandi byakagombye kuba metero 2.70. niyo mpamvu duhisemo ko nta kibazo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabajije ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba kibujijwe guhagarara umwanya munini, ko murabizi hari ikinyabiziga gihagarara ahantu amanywa yose, hari ikinyabiziga gihagarara ahantu ijoro ryose, ariko guhagarara umwanya munini biba bibujijwe ahakurikira. Hehe? Aho mu duhanda tw'abanyamagare, be mu duhanda twagenewe velomoteri. Se aho A na B ni ibisubizo by'ukuri mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nuvuga ngo mu duhanda tw'abanyamagare bibabujijwe guhagarara umwanya munini, ndetse no mu duhanda twagenewe velomoteri. Ndizera ko kino kizami dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi uri hafi gukora kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye urahita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, kuko murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikindi ukeneye kode, ukeneye kwiga, ukeneye ko tuza tukaguhugura turi kumwe, cyangwa se ukeneye kwiga mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. tuze tukwigisha mudasobwa, tuze tukwigisha amategeko y'umuhanda, noneho iyo uri kure tukwigisha mu buryo bwa online. Uduha amasaha aboneka ku munsi akunogeye, iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.